Ahani Kuburezi Official TV. Ahani Kuburezi Official TV. Subscribe, maze ibiganiro bizubibo. Hari abantu bemera kubabara hatari uko babishaka ahubwo hari uko babyizera. Tekereza umuntu wemera guterwa imisumari mu biganza no mu birenge ku bushake bwe imbere y'imbaga y'abantu. Ninde wabikora? Kuki yabikora? Iyi si filime, si documentaire idafite ukuri, yewe si amateka ya kera. Ni ibintu bihoraho uyu munsi ku isi tubamo. Uyu munsi tugiye kugutwara mu rugendo rudasanzwe rugaragaza ukwizera gukomeye, ububabare n'icyizere. Uwa gatanu mutagatifu ni umunsi abakristo bibukaho ububabare n'urupfu rwa Yezu Kristo, umunsi w'ituze, amasengesho no kuzirikana igitambo cyacunguye isi. Ariko mu gihugu cya Philippine ibintu bifata indi sura itangaje. Buri mwaka kuri uyu munsi hari abakristo bemera kumanikwa ku musaraba nyawo, bagaterwa imisumari mu biganza no mu birenge. Ibi bikorwa mu rwego rwo kwifatanya na Yezu mu bubabare bwe no gusaba imbabazi cyangwa gushimira Imana ku byo yabakoreye. Ni igikorwa kimara iminota igera ku 10, ariko ububabare bwacyo burenze uko wabitekereza. Uwitwa Arturo Betting, umugabo w'imyaka 44, ni umwe mu babikoze. Yatangaje ko hari igihango yagiranye n'Imana kugira ngo irinde abo mu muryango we indwara. Nubwo ibi bikorwa bitangaje kandi bikomeye, Kiliziya Gatolika ntibyemera nk'inzira isanzwe yo kugaragaza ukwizera, ariko kandi ntibifatwa nk'icyaha kuko buri muntu agira uko ahura n'Imana. Sabo gusa, hari n'abandi bagenda mu mihanda bikubita imikoba ku mibiri yabo, amaso apfutse, mu rwego rwo kwibabaza no kwicuza. Ibi bikorwa bikurura imbaga y'abantu benshi, harimo n'abakerarugendo baza kwihera ijisho ukwizera kudasanzwe. Ariko se niko bikorwa hose ku isi? Oya, mu Burundi ho uwa gatanu mutagatifu yizihizwa mu ituze n'icyubahiro. Perezida Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umugore we Angeline Ndayishimiye bifatanije n'abandi bakristo mu nzira y'umusaraba, banaheka umusaraba, bagenda basenga, batekereza ku bubabare bwa Yezu Kristo. Mu butumwa bwe, perezida yavuze ko uyu munsi wibutsa abantu ko kugira ngo ugere ku byiza unyura ku bigoye. Nta maraso agaragara, nta misumari, ariko ubutumwa burumvikana neza. Ni ukwihangana, ukwizera n'urukundo. Mu bihugu byinshi ku isi, uwa gatanu mutagatifu wari umunsi w'ikiruhuko. Abantu bagahurira mu nsengero, bagakora inzira y'umusaraba. Mu Rwanda hirya no hino abakristo bagaragaraga ku misozi, mu nsengero no mu mihanda bakora inzira y'umusaraba. Akaba ari urugendo rwatangaga ubutumwa butandukanye mu buzima bw'ukwemera no kuzirikana igitambo cya Yezu Kristo. Nubwo uburyo uwo munsi wizihizwa butandukanye, icyo bahuriraho ni kimwe: kwibuka urukundo rwatumye Yezu yemera kubabara no gupfa kubw'abantu bose. Uwa gatanu mutagatifu si amateka gusa, ni ubutumwa bw'ubuzima bwa buri munsi, ko ububabare butarangira ubusa, ko kwizera gushobora gufasha kurenga ibikomeye. Muri ibi bihe by'igisibo, twifurije abakristo bose ku isi gukomeza kugira umutima wo kwihangana, kwigomwa no gukomera ku kwizera kwabo. Inkuru yacu tuyisubikiye aha. Mwari kumwe na Fidèle de Jésus. Iyi ni Uburezi Official TV. Turifuriza buri wese gusoza igisibo neza, kandi muzagire Pasika nziza yuzuye amahoro n'umugisha. Turabakunda cyane. Ciao ciao. See you.
warumuri ruhande wabonye yenda kwitanga Yesu wari umwana wawe yari n'Imana yawe washakaga kwazakira maze kuko wadukunze wemera kwadupfira mubyeyi ugira ibambe ry'utwibutsa iminsi yose ibyo wababaje Yesu n'ibyaha byacu yazize nitwe twese yapfiriye wabona uko dukiza ninde utagira ishavu yibutse nyina wa Yesu aririra umwana we ayo mahwa akarishye batamirije umwana we yayumvaga muriho mubyeyi ugira ibambe ry'utwibutsa iminsi yose ibyo wababaje Yesu nimbona amakuba munsi